Mbese washakaga kumenya ubusobanuro bw'ibintu biri ku isi? Washaka kumenya icyo Imana yabishyiriyeho? Ese washaka kumenya icyatumye Imana ibirema? Ese washakaga kumenya icyatumye Imana ibidushyira imbere ngo bitwigishe? Niba utari uzi isomo ririmo, kurikira maze tugusobanurire umenye ikintu utunze icyo ari cyo cyose mu rugo iwawe, ndetse n'aho ugenda, mu byo uvuga, ibyo ukora, ibyo ubona, ndetse n'ibyo ubasha kumva. Tugusobanurire ujye umenya ubuhanuzi Imana iguha utasobanukirwaga, ariko Imana ikaba idushyiriyeho kugira ngo tugusobanurire. Nyemerera usase umusambi maze ubanze usome kutuzi, maze nze gusobanurira ibintu bibiri umenye icyo bisobanura. Ntabwo uzongera kubirota cyangwa kubibona ngo ubure ubigusobanurira cyangwa ngo ubure kubimenya. Nta wundi muhanuzi uzakenera, ahubwo wowe urajya uhita wisobanurira umenye icyo bivuze. Upfa kuba warebye kuri iyi sheni, menya ukuri nonaha. Ndabakunda cyane nkabakundira niri muri mwe. Munyemerere umunsi mbasobanurire ku bintu bibiri gusa bihuje, bisa kandi bivuga kimwe. Nyemerera we niba ushaka kubyumva, ukaba ushaka kubimenya, ukaba ushaka kubisobanukirwa, kurikira maze tugusobanurire buri kimwe cyose Imana icyo yagishyiriyeho. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku nkoko n'amagi yayo ndetse n'imishwi yayo. Icyo ni kimwe, kuko inkoko niyo itera amagi ikanaturaga imishwi. Icyo gikubiye, ibyo ngibyo bikubiye muri kimwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri turi buganireho mbasobanuriraho mumenye ubuhanuzi bwabyo, ni inyoni ubona iyo ari yo yose. Ikintu cyitwa inyoni iyo ari yo yose iri ku isi ujya ubona n'iyo ujya wumva, kugira ngo umenye ibi bintu bibiri icyo bisobanura. Bivuga kimwe, bigasobanura kimwe, bikaba bifite ubuhanuzi bumwe, ndetse bikaba bijya no gusa. Imana iduhe gusobanukirwa kandi iduhe gukurikira kugira ngo tumenye byinshi. N'ibyo bibiri tugiye kuganiraho rero, ntimujye kure maze tubasobanurire. Nizere ko wamaze gusoma kutuzi ndetse wamaze no gucurura, maze kugira ngo ubanze ubyumve neza, kugira ngo ube utekanye nta kigutega. Imana iduhana umugisha. Reka dutangire tubasobanurira. Duhere ku nkoko. Duhere ku nkoko utunze mu rugo iwawe, cyangwa niba utanayitunze waba ugiyibona mu baturanyi. Niba utanayibona mu baturanyi, ujya ugenda n'ahantu ukayibona. Niyo utagiye n'ahantu, hari n'igihe uyibona ku mbuga. Ushobora kuba kuzireba kugira ngo umenye neza icyo tuvuzeho icyo ari cyo. Mujye mwihangana, hari ibyo tuzaga ducishaho amashusho yabyo, hari n'ibyo tutazaga ducishaho amashusho, kuko ibyinshi murabyiyizi, murabizi. Imana rero iduhe kugumya gusobanukirwa. Ntago tubabwira ibyo twihangiye, ahubwo ni Imana bidusobanuriye, nyirabyo yabiremye, kuko ikiriho cyose cyaremwe nayo. Abakolosayi igice cya 1:14 kurangiza icyo gice. Reka dutangire rero tubasobanura ku nkoko, aba ariyo duheraho. Inkoko ubwayo isobanura ikintu kimwe gusa. Inkoko isobanura amagambo aba ari kuvugwa ageze igihe cyo kuvugwa, cyangwa ari kuvugwa muri icyo gihe, cyangwa aba ariho uba uri kuvugwa wowe ubwawe, uyavugwa n'abandi bantu bagenzi bawe, cyangwa abo muziranye n'abo mutaziranye. Ndagisubiramo, inkoko isobanura amagambo. Nicyo kimwe gusa. Nuyibona mwiyerekwa, mwishurirwa, taburo, ndetse mu ndoto izo arizo zose, ujye umenya Imana ko iri kugusobanura ko hari amagambo bari kukuvuga, kandi ari mu gihe cyayo. Yaba meza yaba mabi, inkoko ibisobanura amagambo ari kuvugwa muri icyo gihe. Ni iki inkoko isobanura. Reka tuvuge ku mishwi yayo. Amagi ndayavugaho nyuma. Imishwi yayo isobanura nayo amagambo ariko akiri kure, ataravugwa. Ndagasubiramo, imishwi y'inkoko ibisobanura amagambo akiri kure ariko ataravugwa, igihe cy'uko azavugwa utarakigeramo, ariko akaba hari. Niyo mpamvu nurota ubona imishwi y'inkoko uzajya umenya kubitandukanya. Bivuga kimwe, ariko hakaba harimo ako kantu k'itandukano ko imishwi ari amagambo aba akiri kure, aba ataravugwa.
nayo inkoko nyina yawazo, nyina w'imishwi, ibisobanura amagambo ageze igihe cy'uko ari kuvugwa muri icyo gihe. Nicyo imishwi y'inkoko isobanura. Reka twimukire ku magi yayo. Aya magi rero aratangaje. Urumirwa uburyo ki amagambo, inkoko isobanura amagambo, ariko amagi akaba atandukanye n'iyo nkoko kandi ariyo iyatera. Ndagira ngo ubyumve. Reka tuvuge ku magi y'inkoko. Amagi y'inkoko asobanura ibintu bine bidahinduka, bitavaho, nk'uko n'inkoko nayo bidahinduka ibi byose navuze. Amagi ibintu bine byonyine gusa asobanura. Ngiye kubivuga mbitandukanije kugira ngo uzajye uyabona uri kuyarya atetse umenye icyo avuze, nuyabona uyafite ari mabisi umenye icyo avuze, kugira ngo umenye ubuhanuzi bwayo buri kimwe Imana iba iri kukuzana ubuhanuzi bwayo. Reka duhere ku magi adatetse. Icya mbere, igi ridatetse risobanura isezerano Imana ibiguhaye iyo urifite. Kabiri, rigasobanura umugisha Imana iba iri kuguha cyangwa iba igiye kuguha. Gatatu, rigasobanura intungamubiri yo mu mwuka wera ndetse n'iyo mu mubiri. Urumva hakuyemo bibiri, byose hamwe ni bine. Igi ridatetse ribisi, ibyo ni byo risobanura. Ntibihinduka, nta kindi kintu rihindukaho. Iyo uribonye ari ribisi urifite, ujye umenya ngo isezerano ryawe ririho, ntago riravaho, ukamenya ko ari imigisha Imana iguhaye, ukamenya ko ari intungamubiri yo mu mwuka wera ndetse n'iyo mu mubiri Imana nayo ibiguhaye. Wabona ari ayo ku baturanyi, ujye umenya ngo ni abantu bafite imigisha yabo n'amasezerano. Nuyabona uyafite umenye ngo ni amasezerano n'imigisha yawe. Ko ari we wese uzabibonaho, wabyibonaho ubwawe ndetse wabibona no kuri bagenzi bawe. Ujye umenya ngo igi ribisi nicyo risobanura ry'inkoko. Ushobora kwibaza ngo inkoko kuki isobanura amagambo, igi ryayo rigasobanura isezerano n'imigisha? Icyo kibazo ntukibaze, igisubizo cyacyo ngiki: umuntu abyara umwana kandi ari uwe. Umwe akamubera ikirumbo, undi akamubera uw'umugisha. Umwe akamubera uw'umuvumo, undi akamubera uw'umugisha. Kandi abana bose hari uvuka Imana yavuze, hari n'uvuka itamuvuzeho, hari n'uvuka Imana yamuvuzeho ibikomeye, undi ikamuvugaho ibyoroshye. Nk'uko yabwiye nyina w'abariya uriya mudamu wabyaye impanga ebyiri, Yesawu na Yakobo, aravuga ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto. Rwari urugero natangaga. Reka twikomereze, icyo gisubizo kirasubijwe n'ibindi uhita ubyumva kuko uri mukuru. Reka twivugire ku igi ritetse. Igi ritetse mu gihe uzabona uri kurirya umenye icyo risobanuye, nunabona mugenzi wawe ari kurirya uzamenya icyo risobanuye. Igi ritetse n'ubundi risobanura isezerano n'umugisha, ariko hakagira ikintu kiyongeraho. Riba rinasobanura ko ari intungamubiri yo mu mwuka wera n'iyo mu mubiri Imana igeze gute, iri kuguha ugezemo, ugeze igihe cyo kubihabwa. Akaba atari isezerano rigitegerejwe, ahubwo akaba ari umugisha n'intungamubiri Imana iri kuguha ugezemo, cyangwa byageze uruhande rwawe rw'uko Imana ikorera ko iri kuguha intungamubiri yo mu mwuka wera no mu mubiri, ndetse ikaba iri kuguha imigisha yawe iri iruhande rwawe, cyangwa isezerano ryasohoye. N'ubwo buryo igi ritetse risobanura, rikaba rinatandukanye n'iribisi. Urumva si isezerano ririho, ahubwo ni iryasohoye, ni iryageze igihe cyo kurihabwa cyangwa cyo kuba urigezemo warihawe. Nicyo igi ritetse risobanura.
mu gihe uzajya ubibona gutyo ujye umenya ngo ni ibi Imana ishatse kugusobanurira ibyo ari byo, kuko Imana igira amarenga menshi, ikagira ubwiru buhishwe, ariko ifite abo yagiye ibihishurira, nawe izajya igenda iguhishura ndetse iguha n'ibihamya. Amayeri ifite si amwe ya Satani, ahubwo ni amayeri y'ibyiza ikorera ubwoko bwayo, kuko yaravuze ngo ibitagaragara byayo nibwo bumana bwayo yisigarije. Kandi bivuga mu Migani 25 umurongo wa 2 wonyine, iravuga ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, ngo ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Imana ishimwe ko yabiduhaye ku buntu bwayo, ndetse tukanabigenzuza umwuka wera akabiduhishurira, ndetse ari nawo ye wadushoboje kubivuga. Reka twimukire rero ku nyoni. Inyoni icyo isobanuye. Inyoni nababwiye ko isobanura kimwe n'inkoko, nayo isobanura ikintu kimwe gusa. Inyoni iyo ari yose iri ku isi, iyo ari yose uzabona niyo wumva bavuga, pfa kuba ari inyoni iyo ari yose uko yaba imeze kose, ibisobanura amagambo ari kuvugwa. Yaba igi ryayo ni amagambo, yaba ari yo ubwayo isobanura amagambo. Ayo ni amagambo aba ari kuvugwa. Nuyibona ije mu nzu iwawe cyangwa ku muryango ikinjira ikajya gutoragura mu nzu, uzahita umenya ngo hari abanyamagambo bagiye kwinjira iwawe. Kabiri, hari amagambo y'ibyiza cyangwa se ibibi agiye kwinjira iwawe, nayo akavugwa ari abantu bayazanye, kuko azavanze. Uzavugwa ibyiza uvugwe ndetse n'ibibi. Niyo mpamvu rero biza bivanze. Ya nkoko wayibona gutyo uzamenye ko ari amagambo, ya nyoni nuyibona gutyo uzamenye ko ari amagambo. Nunayibona ukabona ije ku nzu iwawe ikajya ukumva iri kuvuga ibintu utamenya, uzamenye ko ibiri kuguhanurira ikubwira ngo itegure, kuko hari ibigiye kukuvugwaho, byaba byiza cyangwa bibi. Ugiye kuvugwaho, ariko abantu ntibamenye ikibivuze. Ni ubuhanuzi Imana ibigaragaje mu buryo butandukanye, kugira ngo abantu basobanukirwe iby'Imana ibiri kuvuga. Biragoranye, nk'uko na Pawulo yavuze ngo hari byinshi biruhije by'uko abantu bagomba gusobanukirwa ibyo ari byo, ariko ni ubuhanuzi iba yashyiriyeho gutyo kugira ngo igusobanurire ko hari amagambo agiye kuvugwa cyangwa se ari kuvugwa muri icyo gihe. Ntabwo ivuga amagambo yarangiye, ahubwo ivuga izibiri gusohoza cyangwa se iri guhanura cyangwa igaragaza amagambo ari kukuvugwaho, yaba wowe, yaba abawe, yaba abavandimwe, inshuti n'imiryango, ariko akaba ari amagambo ari kuvugwa cyangwa agiye kuvugwa cyangwa se azavugwa mu gihe kizaza. Nicyo inyoni isobanuye muri ubwo buryo. Ibi byose mvuze wabibona mu iyerekwa, wabibona mu ihishurirwa, wabibona muri tableau, wabyumva mu mpano y'ijwi, wabibona mu ndoto. Aho uzabibona hose ibi bintu ntibihinduka. Uzamenye ko ari ubuhanuzi Imana iri kukubwira, iri kukumenyesha icyo bisobanuye ko ari byo. Kuko hari abantu benshi bumva ko atari abahanuzi, bakipinga, bakisuzugura, bakavuga ngo ntabwo Imana ijya ibavugisha. Nta muntu n'umwe ku isi Imana itavugisha, yaba akijijwe yaba adakijijwe, Imana iramuvugisha. Ahubwo nuko atamenya imvugo Imana ibivuzemo ngo asobanukirwe icyo Imana ikoresheje, amenye ko ari ubuhanuzi. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe kiri ku isi kitagira imbuzi. Ikintu kijya kukubaho cyakuburiye, yaba ari umutimanama uba wakuburiye, yaba ari ibyizanye biba byaguhanuriye. Niyo mpamvu hari ababimenya benshi. Nk'ubu mwe mu byumva, bamwe muzajya muhitaho mubisobanukirwa, ariko ikintu cyose kiba gifite imbuzi yacyo. Nta kintu gishobora kukubaho kitatanze imbuzi yabyo. Nacyo nzagikorera ikiganiro cyabyo, mvuge ku mbuzi uko bigenda, cyangwa uburyo ki uzajya ubimenyeramo kugira ngo umenye ubuhanuzi bwa buri kimwe cyose, ariko kugira ngo mutazongera kujijwa cyangwa kuba bababeshya, babarya iby'ubusa, banabaha ibintu by'ibicupuri bidasobanutse, bakababwira ibitari byo. Ntibazongere kukubeshya. Ngewe ibi sinabisobanuriwe n'umuntu, ahubwo n'Imana yo mu bwami bw'ijuru yabimpishuriye. Niyo mpamvu rero bibaye ngombwa ko
tugomba kubibagezaho, gusa ufite ishyaka n'umuhate kandi ni na ngombwa kubigira kugira ngo tubagezeho byinshi. Hari ibikoresho byinshi biba bikenewe, umwuka wera icyo azagushoboza aba aricyo uzakora. Imana rero iba nkomereza amaboko kandi igumye kubahishurira byinshi, ibaroteshe byinshi, ibasobanurize, ibahanurire kandi mu byo ishaka byose kunyuzamo. Ndabakunda, nakagaruka. Ciao ciao.